Murakoze cyane inshuti bavandimwe kuko twabivuganye kuko twabisezeranye twavuze yuko tuzatuganira ijambo ry'Imana ndetse tugahugurana mu buryo bugiye butandukanye kuko mubizi amazina nitwa Iragaba Muyobozi Victory. Yesu yangiriye neza yageze mu mutima wanje. Hanyuma rero bahaye ikaze mu mwanya mutoya ntituganira amagambo menshi, turaganira ijambo ryo hindura ubuzima bwawe cyangwa ijambo ryo gufasha muri uyu mwanya nibyo tugiye kuganira. Dufite chaîne ya YouTube yitwa Uhamya TV. Icyo ngusaba no gukora subscribe. Iby'ukuri kuri YouTube ntabwo hari umurima, kuri YouTube ni ahantu tubwira kugira ngo tubashe kwamamaza ubwami bw'Imana. Intego yo gukora subscribe cyangwa se gukuba ukurikirana ikiganiro cy'umuntu nta yindi ni ukugira ngo ufashwe. Kindi shongeyeho ni ukugira ngo turushirizeho kubaka umurimo w'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu mubwiriza turasoma 12 no murongo wonyine dusoma. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo uzaba uvuga ati sinejejwe nabyo. Amen. Niryo jambo nifuza ko tuganira umwanya mutoya, kwibuka umuremyi wawe iminsi mibi itaraza. Iryo jambo ry'Imana naritekereje numva rigize ico rinyunguyeho mu buzima bwaje. Abantu benshi uzumva ngo nzakorera Imana ari uko maze kugeza imyaka 50 cyangwa nzakorera Imana ari uko nkize, ariko siko bimeze. Gukorera Imana ni ubuzima bwo guhinduka mu buzima bwawe. Iyo umaze guhinduka no kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, ugomba guhita utangira gukorera Imana. Hari abantu baza bategereza igihe. Gutegereza igihe mu buzima bw'umukristo ntabwo ari byo. Hari igihe utegereza igihe kikagusanga mu kindi gihe. Hari igihe utegereza ngo uzabwiriza ufite imyaka 30, cyagiye utegereje kikagusanga mu kindi gihe cyo kubaka urugo ukabura umwanya wivuga butumwa. Ni byiza ko ukora ivuga butumwa ugifite umwanya w'usore utarashaka, cyangwa se nimba ushatse ubwo ngubwo ugahita winjira mu gukora umurimo w'Imana. Uje wibuka umuremyi wawe iminsi mibi itaragera. Turaza kuvuga hejuru y'iminsi mibi, ariko tutaraganira hejuru y'iminsi mibi. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi cyangwa se uyu mwanya ni ufite wo gukorera Imana n'ubuzima yewe gukuteza imbere. Ntabwo utegereza igihe ngo aricyo kizakuzanira amafaranga. Hari igihe cyo gusanga mu kindi gihe. Mpamvu ndi gukoresha iryo jambo igihe uburyo cyo gusanga mu kindi gihe nuko ushobora gutegereza ngo uzakorera amafaranga ari uko byenda ugeze mu myaka 30. Muri ico gihe kigasanga noneho nta mwanya ufite wagije wo gukora. Gukorera Imana rero ni ubuzima bwo kwiyumvisa ko iki gihe ari cyo gihe ugomba guhagurukamo. Ahubwo icyo ugomba gusaba Imana ni ugusaba Imana ibihe byo gusenga kugira ngo ubashe guhabwa yishurirwa. Nawe ugomba gukorera umurimo w'Imana. Je wibuka umuremyi wawe iminsi mibi itaraza. Iminsi mibi ni iyihe rero? Iminsi mibi irashobora kuba ari ubugwayi. Iminsi mibi irashobora kuba ari ubukecuru cyangwa ubusasa. Iminsi mibi irashobora kuba ari ubuzima wari ugiye kwinjiramo, warangiza ntubwinjiremo. Wari wize ishuri ariko ishuri ntiriguhesha kugera ku kazi. Kwibuka rero Imana mu minsi myiza nayo irahari. Kuba Kristo biri tubwira ngo dukorere Imana ngo mu bihe byiza, mu bihe bikwiriye n'ibidakwiriye. Ariko ibyo bihe bikwiriye n'ibidakwiriye nabyo ndaza kubivugaho bukeya, ariko kituraganira ijambo riri mu mbwiriza rivuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza ubwo uzaba uvuga ati sinejejwe nabyo. Hari ibintu bibiri biza binezeza nabyo nshaka kuganiraho. Ikintu cya mbere kiza kinezeza umukristo ni ukumenya Imana. Kumenya Imana ni ikintu kiza kinezeza ubugingo, kuko iyo unezeza Imana ubuzima bwawe buba bugiye kuba bushasha, buba bugiye gukura. Iyo umuntu yasenze Imana akiri mutoya, Imana iramukuza ikamugira umugabo.
niyo mpamvu nganira n'abasore, mwirinde gutekereza ko muzakorera Imana mugejeje imyaka 40 50. Ndakugira inama zo gutangiza uyu munsi. Ni gute twakorera Imana mu minsi y'ubusore bwacu tukiri batoya? Ukuntu twakorera Imana rero, habaho ubuzima bwo kubanza kwiyubaka, gushora imizi, ukabanza ugashora imizi mu kuzimu, ukayubaka muri Kristo Yesu. Hakabaho ubuzima bwo gutangira gutanga ibyo ufite. Abantu benshi ari ibintu baza bibeshaho, ntabwo guhaguruka ari umuntu wihagurutsa, uhagurutswa n'abandi ndetse ugahagurutswa n'Imana. Umuntu iyo arimo yivuga muri ico gihe rero ubutangiye kunanirwa, ariko iyo ufite abakuvuga ni umugisha ukomeye cyane. Ariko ndi bakuvuga kubera ikindi, bakuvuga kubera ico washoboye. Gusenga niki ku buzima bw'umukristo? Ugomba kubikora ryari? Ugomba kubikora ubu ngubu, tutegereze ejo. Hari abantu bategereje ejo ntiyahaba, ahari n'uyu munsi wawe. Tutegereze ejo mwene data, uyu munsi niwe wawe kugira ngo ubashe gukorera Imana. Kwibuka Imana mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, ni ibihe uba ufite. Ibi ufite n'uyu munsi, korera muri iki gihe rero. Witegereze ejo. Ushobora kwibaza ngo ese niki nakora? Hari byinshi ushobora gukora. Wahaguruka ukaja ahantu mu caro ukabwiriza ijambo ry'Imana. Wahaguruka ukaja ahantu hatandukanye ukagenda ufasha abantu, abakecuru n'abasaza ukabafasha. Urashobora guhaguruka ahantu ugafasha imfubyi n'abapfakazi, nababwiye igikorwa tuzadukora cyo gufasha imfubyi. Urashobora guhaguruka ukaja ahantu ukabwiriza ijambo ry'Imana. Kwibuka Imana mu minsi yawe, udategereje indi minsi iri imbere, n'uyu munsi niwe munsi umuntu azakoramo akumva arimo aratanga umusanzu we mu murimo w'Imana. Hari abantu benshi bategereje igihe, ari igihe cyo gusanga mu kindi gihe tubwikoze neza. Iyo abantu bategereje igihe, ubuzima bwabo cyangwa se ibihe byabo bigenda bishira, bigenda bipunguka. Imyaka igenda yinjira, hari n'imyaka y'ubusaza. Iyo myaka ntubukinejejwe n'ibyo abandi barimo. Abandi barabyina ariko ntunezezwe no kubyina kwa babandi. Mwene data rero, mbaye nzoreje hano, jukorera Imana ugifite imbaraga, jukorera Imana ugifite umwanya. Witegereza igihe ntigihaba, habaho wewe muri iki gihe. Injira, witegereza ngo uzobanze ugere ahantu hameze gutya, witegereza ngo uzabanze uyu nguyu, zamuka gahoro gahoro. Uko uzagenda uzamuka niko uzagenda unezeza Imana mu buzima bwawe, ukageraho ubuzima bwawe buhinduka gose. Rero wowe uri kunkurikirana aka kanya, ndagusaba ikintu kimwe gusa, ndagusaba gukorera Imana muri iki gihe, udategereje ikindi gihe, kuko ikindi gihe ntukizi kizashoboka ko uzaba gihari. Uyu munsi niwe wawe. Tekereza neza ko uyu munsi nimba ari wawe, icyo ugomba gutanga mu murimo w'Imana. Jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Aho hariho mu minsi y'ubusore bwawe no mu minsi y'ubusaza bwawe, hari abantu bazavuga nta gihe cyo gukorera Imana. Paulo rero avuga ngo duhora duhinduka abasha buri munsi. Urashobora gukora uyu munsi, ugakora nejo, ariko tangira ukore. Ndimo ndakangurira abantu gukorera Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ndabakunda, turahura namwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Nejo muzambona, nejo bundi, ariko ikiganiro mbaye ngisoreje ahangaha kugira ngo tubashe kumenya bizakurikiraho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ikintu umuntu yakora gusa muri rya jambo ry'Imana twavuze ngo jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Ikintu wakora nabonye kigira umumaro mu buzima bw'umwuka ni ugusenga. Gusenga ni imbaraga y'Imana. Gusenga birakora, si rimwe kandi si kabiri. Iyi ni reality, ni ukuri. Gusenga birakora. Iyo dusenga, impanuka zazihagarara mu mihanda. Iyo dusenga, abari bashonje bazabajya. Gusenga nabibonyemwo imbaraga zidasanzwe. Ubundi hari ibintu tutagomba gusengera, tugomba gukorera. Hari ibintu bisabwa kugomba gukorera. Ndavugamwe ibintu bitatu bisaba kugomba gukorera kugira ngo bihabwe. Ubutunzi burakorerwa, burashakishwa, ushakisha akazi ugakora ku manywa na nijoro. Umuntu wese ukorera amafaranga arayabona. Amafaranga yego wasenga kugira ngo Imana ihe umugisha ibyo ukora, ariko amafaranga ntabwo bayasengera, barayakorera. Imbaraga z'Imana
ntabwo bisaba ngo usenge ngo Imana iguhe imbaraga z'Imana. Iyo turimo dusenga turimo turakora ibyose n'imbaraga z'Imana muri twebwe. Donc gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ni ibiryo bizana imbaraga mu buzima bwacu. Icyo wokora gusa mu minsi y'ubusore bwawe ni ukuba mu buzima bubiba, kandi iyo umuntu abiba ndagira ngo nkubwire ukuri. Uku ni ukuri, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ati byenda iyo ubikoze urinjiza. Iyo usenze, iyo usomye ijambo ry'Imana ugira imbaraga z'Imana, ugira amavuta. Hari ibintu tuza twibeshaho, ndagira ngo nkubwize ukuri. Rya jambo navuze, nutegereza igihe kizagusanga mu kindi gihe. Nutegereza ngo uzasenga ari uko washatse, icyo gihe gushaka kuzakubera inkomyi yo kudasenga neza, kuko uzobwiye kuzuza inshingano z'urugo. Nutegereza ngo uzabwiriza cyane, nugira amafaranga nuyabona uzogira inyota yo gukora kampani, umurimo w'Imana ntuwukore. Timugategereza igihe kiza kidusanga mu kindi gihe. Ugomba gukoresha igihe ufite ukakibyaza nk'umusaruro. Isi ntifite kuduheza umwanya wo gusenga. Tugomba gucika isi akanya gato. Ahantu ducikira isi ni hehe? Ni mu bitekerezo. Urashobora gukora urimo gusenga. Nabonye imbaraga mu gusenga. Gusenga bikiza indwara, gusenga bizana umunezero, gusenga birakiza kandi bikabohora. Mwene data nshuti uri kunkurikirana muri aya masaha, nabonye imbaraga mu gusenga. Njewe ndi umuhamya, nzakuganiriza ubuzima nagiranye n'Imana mu gusenga. N'ubu nyine ndimo ndasenga, kuko simfite gukoresha rya jambo rivuga ngo narasenze, kuko ndimo ndasenga. Iyo wasenze ufite imyaka 15 cyangwa ufite imyaka 18, Imana izi kuzamura ikakugira umugabo. Iyo wasenze uri umukobwa, Imana izi kubahisha ikaguhereza kuba umuntu mukuru mu buryo bw'ubwenge. Gusenga bizana ubwenge. Iyo umuntu adasenga ababwiye Imana ngo ntayikeneye. Gusenga ni ubusabane bwacu n'Imana, kandi gusenga abantu benshi bazi ngo ishami ryo gusenga ni ugusaba. Gusenga ni ubusabane, ni ubuzima buzana ubusabane hagati yacu n'Imana. Iyo urimo usenga urimo ukora, urimo wubaka urukuta rw'ubusabane bwawe n'Imana. Ndagira ngo nkubaze, inzira yawe ija gusenga irimo ibyatsi bingana gute? Iyo wasenze Imana izi gukomereza amaboko. Bibiliya ivuga ngo nimusenga nzabazamura mbicazanye n'abakomeye. Iyo watahuye ishimwe ry'Imana riva mu gusenga, Imana izi kuzamura ikakwicazana n'abakomeye. Uhumure, nimba uri musenga ukabona ntacu uri kugeraho gifatika mu buryo bw'umubiri, Imana ari ibyiguhishiye. Niza kubishura bazamenya neza ko wasenze. Ubuzima busenga ndabizi neza kuko ubuzima busenga bugira imbaraga. Cya jambo twaganire vuga ngo jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Nta kindi wokora mu busore bwawe, ugomba gusenga, kuko numara gusaza tuzobasha kujyama mu musozi uri mushaka Imana. Kindi congeyo nakugira mu inama, muri rya jambo nakubwiye ngo hari ibintu bitagomba gusengerwa ngo uje ahantu bisengere, birasaba kubikorera. Gusoma ijambo ry'Imana ntibisaba kubwira Imana ngo Mana soma ijambo ry'Imana, Imana izaguha imbaraga zo kubikora. Hari ibintu bidasaba ko dusengera. Impano z'Imana ntibisaba ko tuzisengera, birasaba ko dukora. Impano ni kado. Iyo turi mu marushanwa turushanwa nk'abatwara igari, iyo barushanwa hari aho bagera bigasaba ko bakoresha imbaraga. Gusenga birasaba ko ubikora. Iyo ubikoze hari ikiza kivamo. Ndakubwira ibintu 5 biza biva mu gusenga. Mu gusenga hazava imbaraga z'Imana mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'imitekerereze. Gusenga bicyaza ubwenge. Iyo umuntu yasenze ari muto, Imana izimuha ubwenge. Mu gusenga hava nk'ubutunzi. Iyo twasenze, Imana iziduheza umugisha mu byo twakoze. Mwumve neza, iyo twasenze Imana iha umugisha imirimo y'intoke zacu. Ntabwo tuvuga ngo turasenga gusa. Iyo usenze gusa ntukore, imigisha iziza ikabura aho yakwinjirira. Birasaba ko usenga cyane warangiza ugakora cyane. Mu gusenga kwawe bihesha umugisha ibyo ukora. Ikintu cya gatatu kiba mu gusenga, nabonye gusenga bidukiza indwara. Gusenga biza bikiza indwara za none n'izikindi gihe ushobora kuzaba bizizakugwaho. Ikindi kintu kiba mu gusenga, gusenga bikuzanira inshuti.
iyo umuntu asenga aza agenda agira inshuti, kandi inshuti nziza. iyo umuntu asenga Imana imwambika igikundiro, imuheza feva. Ikindi cya gatanu, gusenga ni igishoro. iyo uri mushora abantu ntibazabona ibyo winjije. Gushora ni ukubika kuri banki. iyo dusenga tuba turimo turabitsa ibizadutunga mu gihe cyo kugotwa. Nabonye Imana mu gusenga. Imana yaranyeretse mu gusenga. Mfite ubuhamya bwinshi nzabaganiriza. Nagiye mbona mu gusenga. Nafashe ibihe binini byo gusenga. Gusenga, iyo urimo usenga Imana yonyine irakuzamura, ntabwo usaba ngo bakuzamure. Gusenga ni imbago izi kuzamura ikagutumbagiza ikakugeza ahakomeye. Kandi gusenga biza biguhuza n'indimi zitandukanye. Gusenga ni imbaraga z'Imana. Abantu bamaze guta ibicaniro byo gusenga. Ntabwo dusenga turi mu cyaro, ntabwo dusenga twageze mu bibazo. Dusenga kugira ngo twubake ubusabane bwacu n'Imana. Ntabwo dusenga kugira ngo Imana ibashe kugira ibyo iduheza. Gusenga ni ubuzima butuma tugirana ubusabane n'Imana, ubushuti n'Imana. Gusenga bituzanira ubushuti bwacu n'Imana. Niki wasenze? Warasenze uburiki? Ndababwira inkomyi zitatu zo gusenga. Inkomyi ya mbere yo gusenga ni ukudasenga mu kuri no mu mwuka. Igihe uzitanga cyane ariko utarimo ukiranuka, gusenga kwawe ntikuzagira umumaro ku Mana. Inkomyi ya kabiri ba mu gusenga. Gusenga ntabwo babyigisha. Gusenga konyine kwigisha gusenga. Nugira umwete wo gushaka kumenya gusenga, uzasenge. Ingomyi ya kabiri iba mu gusenga, iyo wasenze warangiza ugasenga ufite ushaka ari ibyo ushaka, ariko udashaka ko Imana igira ibyo ishaka kuri wewe, gusenga kandi kuza kugira imbaraga. Hari ibyo gusa, hari amahame aba mu gusenga. Hari icyo Imana ishaka kureka, yarangiza igakora icyo ushaka nawe. Ingomyi ya gatatu nabonye iba mu gusenga, ni ugutegereza abandi bakubwira ngo dusenge. Wosenga 24/24. Ubuzima busenga rero buza bubyibuha mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu asenga agenda abyibuha mu buryo bw'umwuka, ntibizagaragarira amaso mu buryo bw'umubiri. Iyo wariye neza nibwo ugaragarira abantu kubyibusha. Mu buzima bw'umwuka naho iyo wasenze Imana igwindwiza imbaraga. Ijambo ry'Imana rero iyo ryamaze kugera mu buzima bwacu, iyo turimo dusenga tugenda tuvuga iki ijambo ry'Imana ritubwira. Gusenga ni imbaraga z'Imana bene data. Ndagushimiye wowe uri musenga. Waba warasenze komeza usenge, kuko gusenga ntibirangira. Gusenga ni inzira ikomeza kwaguka ku buzima bw'umukristo. Nitweraga abamuyobozi Victory, ndifuza kugenda waguka mu buzima bwo gusenga. Abasore murimo murakereza, mpamvu murimo murakereza nuko mutegereje ngo muzasenga ari uko Imana yabahaye imigisha. Imigisha iva mu gusenga. Iyo umuntu arimo asenga Imana ibiri muramwubakira urukuta. Gusenga ni igikuta kizacimira amagambo. Iyo usenga utababarira nabyo, iyo usenga udakiranuka nabyo, uko si ugusenga. Ikibanziriza gusenga ni ukwizera. Iyo umukristo asenga atizera, ndabisobanura. Iyo umukristo asenga atizera, sinzi uko nabigereranya. Gusenga utizera navuga yuko ari ubuzima butagira icyo bwinjiza mu buzima bwawe. Donc ikizana ibisubizo mu gusenga ni ukwizera kuruta gusenga. Dusenga mu buryo butandukanye. Mu gitabo cy'Abefeso hazavuga ngo dusenge uburyo bwose bwo gusenga. Ikintu cya mbere kiza kizana imbaraga zo gusenga ni ugusenga, ariko kandi gusenga mu kuri no mu mwuka. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza tuganire. Niki wabuze warasenze? Ntaco wokubura uri musenga. Ndagushimiye cyane. Nitweraga abamuyobozi Victory. Ndaza no kugusengera kugira ngo Imana iguhe umugisha wowe urimo dukurikirana. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Ndabakunda.